Nshuti bakunzi ba UTC TV, twishimiye cyane kongera kubana namwe kuri uyu munsi wa none. By'umwihariko uyu munsi wa none twatembereye muri paruwase ya Mbugangari, paruwase gatolika ibarizwa mu kagari ka Mbugangari, yitwa paruwase Saint Aloys Mbugangari, yisunze mutagatifu Aloys. Twishimiye cyane ko tugiye kuganira na padiri mukuru wa paruwase Saint Aloys Mbugangari, akaba agiye kutuganira kuri uyu munsi. Turagaruka ku nsanganyamatsiko igira iti ishyaka mfitiye ingoro yawe riramparanya. Ndagira ngo rero tugakora umurongo mbere ko dutangira, padiri atwemerere abanza twibwire. Murakoze. Nitwa Padiri Nizeyimana Augustin, ndi umupadiri wa Diocese ya Nyundo. Nkaba nkorera nyine ubutumwa muri paruwasi ya Mbugangari nka padiri umuyobozi w'iyo paruwasi. Ubundi muri Kiliziya Gatolika hari uburyo bigenda iyo umwepiskopi ashinze paruwasi ayishinga n'abapadiri bagomba kuyiyobora. Rero muri paruwasi turi abapadiri babiri, ni njyewe nyine Augustin ndetse na padiri Gerard Hamugisha, tubana nyine muri paruwasi ya Mbugangari. Padiri, tukiri aho ngaho mwatwemerera mukarangira abakristu paruwasi ya Mbugangari aho iherereye, n'ukurikiye utari muri paruwasi, utari muri Gisenyi, utari muri paruwasi ya Mbugangari, imbago za paruwasi byose. Yego, murakoze. Paruwasi rero ya Mbugangari ni paruwasi ya 27 muri paruwasi 30 zigize Diocese ya Nyundo. Numva zigenda zishingwa buhoro buhoro. Yashinzwe rero ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2021. Wakumva igihe gishize, ntabwo ari igihe kirekire. Yashinzwe muri Covid, noneho icyo gihe gishingwa ihita itangira. Paruwasi rero yavutse ikomoka kuri paruwasi ya Muhato, yari santrale imwe muri santrale zigize paruwasi ya Muhato. Paruwasi ya Muhato nayo ikaba yari yatanzwe na paruwasi ya Stella Maris. Rero ni paruwasi iherereye ruguru ya Petite Barrière, ni paruwasi iri ku mupaka w'u Rwanda na Congo ku gice cya ruguru, ndetse ikaba nanone ihanye imbibi na paruwasi ya Muhato ndetse na paruwasi ya Stella Maris. Ni izo mbibi eshatu, ni paruwasi Saint Esprit, ariko na paruwasi nshyashya yashinzwe muri iyi minsi yitwa Saint Jean Litige, hano hirya ucyamiye, hano hirya ku mupaka, hirya yigiriye hirya Karundo. Ya Saint Esprit na Saint Jean duhanye imbibi ni paruwasi ziri mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Noneho mu Rwanda rero akaba ari paruwasi ihana imbibi na paruwasi ya Muhato yanayitanze, ndetse ahagana hepfo akaba ari paruwasi ya Stella Maris. Yego. Hanyuma padiri, watwe wadusangiza ni iki umwepiskopi agenderaho kugira ngo yemeze ahantu kugira ngo habe paruwasi? Kugira ngo umwepiskopi ashinge paruwasi, yego, ibyo byo wundi bishingiye ku butumwa bwa Kiliziya. Ivanjili ya Mutagatifu Matayo, umutwe wa nyuma, umurongo wa nyuma, umutwe wa 28, umurongo wa 19 kugeza kwa 20, niho Yesu yabwiye intumwa ze ngo mugende mwigishe amahanga yose, ubatoze gukurikiza ibyo mwanyumvanye, abazemera bazabatizwe ku izina ry'Imana Data na Mwana Mutagatifu, dore turi kumwe kugeza igihe isi izashirira. Nuvuga ngo ni ubutumwa bwahawe kugera ku mpera z'isi, nibyo bita mandat missionnaire. Ni ubutumwa bwahawe intumwa ko zigomba gukwirakwiza ivanjili kugeza ku mpera z'isi. Rero ubwo butumwa buracyakomeza, ntabwo ubutumwa bwarangiye icyo gihe, naho intumwa zatangiye nyine ubwo butumwa, zitangira zigisha, ziva aho ngaho zigenda hirya no hino. Mu Rwanda byatwaye imyaka 1900 kugira ngo ivanjili igeze mu Rwanda, kuko tuzi ko turi mu cyitwa Yubile
yubile ni abari imyaka runaka, iyo ari imyaka 25, imyaka 50, 75 y'ikintu runaka. Rero turi muri yubile y'imyaka 2025 Yesu Kristo yigize umuntu aje ku isi, hakaba ari imyaka 125 ivanjiri igeze mu Rwanda. Rero urumva ivanjiri yageze mu Rwanda mu mwaka w'1900 nibwo yageze mu Rwanda. Hanyuma rero paruwasi zagiye zishingwa buhoro mu Rwanda hose, haza gushingwa na misiyoni ya Nyundo. Iyo misiyoni ya Nyundo hanyuma y'igihe kirekire muri 52 izaba diocese, hazaboneka diocese ya Nyundo. Wenda ntabwo izabingana neza na misiyoni, kuko iyo misiyoni wageranya na paruwasi, wahitabana na paruwasi katedrale, ariko cyitwa diocese. U Rwanda bazarucamo kabiri, niho twabivuga, igice kimwe kibe Kabgayi, ikindi gice kibe Nyundo. Iyo rero Nyundo nizanye nayitanga andi ma diocese kuko ari mu 52. Hanyuma rero ubu ngubu diocese ya Nyundo byonyine ifite amaparuwasi 30 bo tuvugana uyu munsi. Paruwasi ya nyuma ni ya Kibirizi yashinzwe mu mwaka ushize. Rero iyacu yashinzwe ari 27. Hanyuma rero kubera iki rero ikibazo nari kugira ngo ngere ku kibazo mwari mumbajije, kubera iki umwepiskopi ashinga paruwasi ahantu, mbere na mbere n'icyifuzo cya Kristo cyo kugeza ijambo ry'Imana ku bantu bose. Icya kabiri rero kugira ngo umwepiskopi ashinge paruwasi ahantu, agomba kubanza kureba uburyo abakristu bakeneye paruwasi. Arareba ahantu hatuwe cyane, abantu bafite inyota, kandi nyine abo bantu bakeneye kumenya ijambo ry'Imana. Rero ibyo byatumye kano gace umwepiskopi akitegereza, abona ari ngombwa ko ahantu hashingwa paruwasi kubera inyota yabonaga y'abakristo. Ibyo binashingiye no ku amateka y'igihugu cyacu y'u Rwanda ndetse n'aya kano gace duherereye. Kugira ngo wenda abatabizi, nyine iyi paruwasi ni paruwasi igizwe n'igice kinini cyane cy'abakristo bavuye muri Kongo kubera amateka. Hari abari baragiyeyo kera, bya bindi twumva mu mateka by'imipaka yari ikase 59. Yego, ibyo mutari ko n'ibindi bya mbere ibyo twige twa amateka byitwa Conference de Berlin. Igihe bacaga imipaka, hari abantu bamwe basigaye hakurya, abandi basigara hakuno kuri uko u Rwanda rwanganaga. Noneho hakaza n'amateka ya vuba, mu 59 byo twize mu mateka mu mashuri, aho muri 59 hari abanyarwanda bameneshejwe bakavanwa mu gihugu bakabimpunzi. Nyuma ya jenoside rero, nyuma yuko haje kuzamo ibintu by'amoko mu gihugu abantu bumvikane, noneho jenoside ibaye, abirukaniwe mu Rwanda cyangwa se abari bahunze mu Rwanda kubera ibyari bimaze kuhabera, bagezeyo bajya kugirira nabi bantu bari basanzwe n'ubundi. Hari abari basanzwe bamaze igihe, ariko n'abandi bari barahunze muri 59. Abo bantu rero bamenye ko mu Rwanda abantu bashobora gutaha, bava aho baratuye barongera bagaruka mu Rwanda aho bavuye kera. Abo bantu rero bamwe bageze inaha muri kano gace, bamwe bajya mu nkambi, abandi barabatuza inaha. Ubwo rero ibyo byatumye abakristo baje bafite barazanye umuco twavuga w'ubukristo bavanye muri Kongo muri iyo myaka. Bigaragara ko rwose ko bafite, iyo byitegereje abakristo ba paruwasi yacu usanga bafite umwihariko utajya kumera neza n'abandi bakristo muri diocese. Ariko ugasanga nyine ukomoka cyane muri mu gihugu cy'abaturanyi. Kubera iki? Kubera ko abenshi baturutse mu gihugu cy'abaturanyi. Niho baturutse. Ikindi nuko abaturanyi bacu ivanjiri yahageze kera kurusha mu Rwanda. Urumva hari ibyo bari bazi, ariko n'umuco w'ibihugu ushobora gutuma ivanjiri wenda ifata vuba, kuburyo usanga igipimo cy'ubukristo bw'abakristo bacu twavuga ko gitsitse ugereranyije n'abandi bakristo muri rusange. Bigaragara mu buryo bitabira ibikorwa, uburyo bitabira amasakaramentu, uburyo bitabira gusenga, ubona rwose bikorana mu mutima, ukabona ko hari ibintu batojwe bibarimo, atari ibintu bishya. Ibyo ngibyo byatumye umwepiskopi byitegereza, abona ko abantu banagize n'ibibazo by'amateka birumvikana by'ubunzi. Aravuga ati ni byiza ko hari abantu umuntu yabegereza paruwasi kugira ngo babashe kugira nabo bashimirwe ukuntu bitangiye kiliziya, kubera ko kenshi paruwasi zifite umwihariko. N'abakristo bakuru bageze mu zabukuru, abajene ntabwo ari benshi, baba baragiye no gushaka imibereho hirya no hino, ariko ababyeyi bagomba kwitabwaho ku buryo bwihariye. Icyo rero twavuga ko ari icya kabiri. Icya mbere ni uko Yesu Kristo yasabye ko ijambo ry'Imana rigera ku isi yose. Impamvu ya kabiri ni ukwegera abakristo. Impamvu ya gatatu rero ni imiterere ya kano gace. Aka gace karimo amadini menshi, bivuze ko n'abandi bake bari bahari,
bashoboraga gutakarira muri amadini yandi. Amadini menshi abadventiste, abatemoin de Jehova, abangirikani, abazayoni, aba restoration, abagosheni, abafrere de Jésus, abadepera, amadini ni menshi. Nanjye rwo nyabagura bamwe nkayibagirwa bitewe n'ukuntu ari menshi. Rero ubwo umwepiskopi yagiriye kugira ngo abo bavandimwe, abo bakristo gatolika bahari, nubwo atari na benshi, nabyo turaza kubigeraho, ariko nabo babashe gushyigikirwa, babashe kwegerwa, nubwo ari batari benshi, kugira ngo ayo madini adakomeza kubatwara, kubera ko bikagaragara ko ari abantu batitaho, nk'intama zabuze umushumba uzitaho. Iyo ni impamvu twavuga wenda ya gatatu. Impamvu ya kane ni imiterere nanone ya paruwase ishingiye ku mbibi. Ntabwo mbere abakristo natangiye mvuga ko iyo paruwase yari muri Muhato, byatumaga rero abakristo bajya gusengera ku Muhato byoroshye. Rero nanone uko iterambere rigenda riza, abantu bagenda bavugurura. Rero hariya ku kibuga cy'indege, hirya iriya aerodrome yacu, ya kibuga cy'indege gito, baragikorotiye. Mu kugikorotira rero bituma inzira abantu bacagamo ya bugufi yo kugira ngo inzira zo kucyagura, mu buryo bwo kucyagura no kugira ngo bakigire neza, bagisane nacyo gikora ibyo kigomba gukora. Abantu bajyaga bicira mu nzira za hafi bagacamo bagiye mu misa kuko hari hafi. Noneho rero bituma haba kure. Ibyo rero biranajyana n'ikindi cyuko abakristo batuye paruwasi ni abantu bakuru, bakeneye kwegerwa cyane, bageze mu za bukuru, barwariye mu ngo. Urumva rero inzira nubwo atari kure cyane, ariko byahise bisaba kuzenguruka cyangwa se gutega. Ibyo ngibyo rero umuntu ufite intege nke, udafite amafaranga yo gutega, udafite imbaraga ngo agende kare, hahise haba kure. No kuba ari n'abanyamugi bafite imirimo itandukanye, kubagabanyiriza urugendo, kubegereza paruwasi. Ubwo rero numva izo ngizo wenda arizo mpamvu twavuga nyamukuru, ariko akaba ari impamvu zikomeye umwepiskopi yagenderaho ashinga. Hari igipimo kigenderwaho mu bakristo, umubare runaka ugerwaho kugira ngo paruwasi yemezwe? Oya, ntabwo twavuga ko hari ahubwo umwepiskopi we arabireba akabona ko ibyo bintu bikwiye, kubera ko iyi paruwasi yacu navuze ko turakigera kuko tukigezeho. Umwihariko ifite niyo paruwasi ntoya rwose, ndanahamya ko niyo ntoya mu Rwanda, muri superficie cyangwa se mu buso ni ntoya rwose. Yo ahantu hose waje muri paruwase wihuta, iyo ngenda na moto nihuta, nta nshobora kurenza iminota 5 hari nahagera. Ugize iri paruwase ushobora kujya muri centrale ukabika gutwara iminota nk'abasaha bitari wagera. Ugiye muri centrale uvuye kuri paruwase wenda uri kuri moto, kandi moto mu giturage irihuta kuko ntabwo igenda, si ngombwa kwigombera umuhanda wa kaburimbo. Ibyo ngibyo rero bituma paruwasi igira umwihariko wo kuba ariyo ntoya. Kuba ntoya binajyanye n'umubare w'abakristo. Abakristo bacu ubushize twakoze ibarura, dusanga bari hagati y'ibihumbi 2,700 n'ibihumbi 3,000. Ntabwo bageze ku 3,000. Wenda bagenda biyongera buhoro buhoro bitewe n'uko nyine paruwasi yegereye abakristo. Ariko ntabwo paruwasi ifite 3,000 ntabwo ari abantu benshi. Abantu bakuru twabaye ubushize twasanze abantu bakuru ari 647. Abantu bakuru baregeje imyaka 18. Ubwo bandi basigaye wavuga ko ari abana babatoya babatijwe nyuma yaho, n'abandi batoya bari bageze muri iyo myaka. Bityo urumva paruwasi nabwo ntabwo ari ni cyane kubyo ngo ugendeye ku mubare, ntabwo byaba ari byo. Ikindi paruwasi yacu by'umwihariko ifite nuko ni paruwasi yonyine muri diocese yacu ya Nyundo iri mu mujyi gusa. Niyo paruwasi yacu nta hantu h'icyaro ikora. Nyine hano tuvuye Mbuga Ngari, kubona hano ni uko twarangiye abantu ruguru ya Petite Barrière, hirya y'isoko rya Mbuga Ngari. Iyo urebye ruguru ku muhanda wa Karundo, igarukira ruguru yaho gato, aho hose ni mu mujyi, nta cyaro. Ni paruwasi nayo ifite umwihariko gutyo, ku buryo rero ntabwo twavanira ko ari ukugendera gusa kuri critère ngo ubuso, umubare w'abakristo w'umusenyeri arareba, kubera ko ntabwo umukristo bigombera ubwinshi, ahubwo n'izo ntama zaba ari 4 cyangwa 5 ariko zikeneye ubukiro. Umwepiskopi arazitabara. Ntihandi yeza avuga ngo naje ku isi
kugira ngo intama zanjye zigire ubugingo kandi zibugire busagambye. Iyo ni ivanjiri ya Yohana umutwe wa 10 umurongo n'ubundi wa 10. N'ahandi Yesu yavuze ngo yaje gushaka intama yazimiye. Intama imwe yaratakaye, umushumba asigaye intama 99 kukozi ajya gushaka intama imwe yazimiye. Rero abakristo nabo ndi bakeya kugira ngo bazimire. Umwepiskopi ashobora kubona ari ngombwa ko abantu nabo yabafasha, noneho rero abandi badakeneye kuzimira nabo bagafashwa ku buryo bwose mu mpande zose. None ivanjiri ya Luka umutwe wa 15. Yego padiri, wadusangiza igihe paruwase imaze mu twiko yatangiye muri 21, niba ntibeshye ubwo ni imyaka 4 ishira 5. Mu by'ukuri iyo murebye mubona iri itandukaniro riri ku bakristo ba Mbugangari mbere yuko bagira paruwase no kubafitiye nuko uyu munsi bayifite. Mu by'ukuri iyo murebye mubona koko paruwase yaje ikenewe. Yego urakoze. Nyine icyo kibazo baza paruwase yaje ikenewe mbere na mbere kugira ngo ishingwe nyine no kumwepiskopi abona nyine ko ikenewe. Yego. Ibiro byaragaragaraga tugendeye ku byo navuze ngitangira, abakristo bari bafite izo mbogamizi, amateka azwi y'u Rwanda n'izindi ngorane zindi abantu bahoramo, ariko na ya nyota ndacya kivuzo cya Yesu cyo kugeza ivanjiri ku isi yose. Icyo ngicyo avuga ko icyo cyaragaragaraga ni evidence. Kandi n'ubundi nk'uko nabivuze yari santarare ya Muhato. Muhato yari ifite santarare zindi, ariko iyi santarare byagaragara ko ifite ishyaka kurusha izindi santarare. Ari naho hanavuga igitekerezo bati nyamara bari abantu wabafasha bakabona paruwasi banagira imbaraga zirenze izo bafite ubu ngubu. Nka santarare bafite izi mbaraga zingana gutya ari santarare, birashoboka ko izi mbaraga zishobora kwiyongera zikaba zanaba nyinshi baramutse babaye paruwasi. Icyo twavuga ko cyari gihari. Noneho twarubajije mu buryo bwumvikana ngo ese hari impinduka zigaragara ku bakristo. Ziragaragara cyane. Ibyiza bya paruwasi ifite ahantu abantu bagira ibintu byiza cyane bibegera byabagora. Mbere na mbere nyine abapadiri baza kubana n'abakristo. Icyo ngicyo ni ikintu gikomeye. N'igituma paruwasi yitwa paruwasi ni uko abapadiri baba batuye aho ngaho. Serivisi zose rero zitangwa na paruwasi. Ubundi serivisi nyinshi muri kiliziya zitangwa kuri paruwasi. Uvuga ngo abana babatizwa, amasakaramentu, batisimu, ukaristiya, ugukomezwa, ugushyingirwa, n'andi masakaramentu yandi asigaye ubusaserdoti nabwo butangirwa kuri za paruwasi, ariko by'akenshi cyane biba byatewe n'uburyo umwepiskopi yabipanze. Ariko amasakaramentu y'ibanze ategurwa kuri paruwasi, agatangirwa kuri paruwasi. Mbese ubuzima bw'umukristo bushingiye kuri paruwasi. Ibyo ngibyo rero ni ikintu gikomeye. Umuntu yavuga ko yabibara gute muri evaluation, nuko nyine byaje bigaragara ko abakristo bagiye baza kubatisha abana babo. Nawe warabatirishije, wahawe isakaramentu ryo gushyingirwa kubera paruwasi. Paruwasi yakwigishije gutegurira umubano. Ibyo ngibyo urumva ni byiza bya paruwasi. Abana benshi bazanga kuri paruwasi kuririmba mu makorali yariyongereye, bituma barushaho kwitagatifuza kubera ko paruwasi yabegereye. Misa ya buri munsi, twavuze ibyiza abapadiri bakuri paruwasi, hari misa ya buri munsi. Imirimo yose padiri akora ayikorera abakristo begeranye, ku buryo ni byiza umuntu akabiragoye no kubibagura ngo wese ngo nibingahe. Ni byinshi kuko kiliziya, kuvuga ngo kiliziya, serivisi za kiliziya zitangirwa kuri paruwasi. Iyo rero paruwasi yageze, serivisi zose abantu bazakenera kubaza kuri paruwasi niho bazazisabira. Biragoye ko hari serivisi umukristo ajya gusaba kuri diyoseze, yashyira kuri paruwasi. Yaba akeneye ko izagera kuri diyoseze, padiri niwe ubikurikirana. Noneho rero kubegera mu miryango remezo. Nanone rero kubera paruwasi yacu niho bituma abakristo twegerana cyane ku buryo tuba tubazi amazina, tuzi aho batuye, tuzi imiryango remezo. Rero ni byiza cyane. Ubona yaba byashobokaga paruwasi zose zikaba abapadiri bazibegereye abakristo, ibintu byinshi byaba byiza cyane, kubera ko nyine ubuzima bw'Imana Yesu yifuzaga ko abantu begerwa, abantu bakigishwa ijambo ry'Imana, abantu bagahabwa amasakaramentu, abantu bakitagatifuza, abantu bakayoborwa mu nzira y'ivanjiri. Ubona byashoboka ari uko abantu begeranye.
iyo ngibyo rero tubona muri paruwasi birimo. Padiri turagushimiye. Nkimara kumva ko twakorana iki kiganiro nahise nibaza ese bishingiye kuri ya ngingo ya kabiri twavuze ko igituma ahantu haba kugira ngo babe paruwasi abasaseridoti mugomba kuba mufite icumbi aho mugomba kuba kuko ntimuba mu kiliziya nubwo ari ngombwa tubonye byose bikorerwa mu kiliziya ariko hari n'amacumbi y'abasaseridoti abihaye Imana nk'uko tugenda tubibona mu yandi maparuwasi. Ko mwatangiyemo paruwasi ya Mbugangari ari kiliziya gusa idafite amacumbi, mwabyo bintu mwabishoboye mute, abakristo babyitwayemo bate kugeza uyu munsi? Urakoze. Ibibazo bari ibintu bifatanye ku buryo wenda umuntu ntabyo byose ndabisubiza icyarimwe bisanga ariko umuntu agenda abaza kimwe kimwe. Mu bindi bishobora gutuma umwepiskopi ashinga paruwasi hari iby'ibanze byagombye kuba bihari. Mbere na mbere ni abantu ariko n'ibikorwa remezo. Ibikorwa remezo rero cya mbere ni kiliziya aho abakristo bazasengera. Abakristo bazasengera hehe, ntabwo kiliziya ntabwo ikora ku buryo abantu bashobora gusengera munsi y'igiti, bisaba ko abantu bagomba kuba bafite ahantu basengera. Eglise nabyo ntabwo ari ugupfa kubaka, buriya hari amategeko yo kubaka kiliziya. Ibyo ni ibindi uburyo kiliziya yubakwa, espace, ikibanza, uko yubakwa ngira ngo nako za kiliziya zubatse nk'amazu y'abantu. Ibyo byose na design buriya na n'uburyo yubatse ubwayo, amashusho ajyamo, ibyo byose ku buryo kiliziya uyitegereza ugahita umenya ko ari kiliziya, ntuyitiranye na salle polyvalente. Rero icyo ni icyambere. Ubwo ni icyakabiri. Icyambere ni abakristo, icyakabiri ni ikindi bikorwa remezo. Nawe igikorwa cya mbere kikaba ari kiliziya. Icyakabiri rero ni ahantu abapadiri bazaba. Rero muri paruwasi yacu twatangiye bahari nyine abapadiri bafite ahantu baba ariko hatari ahantu bwite ha paruwasi. Nabyo n'undi mwihariko kubera kumenya ari nayo paruwasi wenda byo ntabwo mbizi, ntabwo nahita mbihamya neza, ntabwo nakoze ubushakashatsi ngo umenye niba ariyo yonyine mu Rwanda ikodesha ariko muri diyoseze ya Nyundo niyo yonyine. Niyo paruwasi muri za paruwasi navuze muri diyoseze ya Nyundo ikodesha. Rero ahantu abapadiri baba nta ahantu dukodesha kugeza ubu. Cyakora wenda nyine ubwo tukaba turi kwitegura kuva mu bukode kuko turi mu bikorwa by'ubwubatsi, ariko mbere na mbere twabanje gukodesha. Byagenze bite rero kugira ngo aho hantu haboneke? Muri ya nyota y'abakristo nakubwiye bari bafite inyota yo kugira ngo babashe kuhabwa paruwasi, babwiye umwepiskopi ko bumva bifuza paruwasi kandi bumva ko bagerageza. Kuri ya nsanganyamatsiko twaherewe tuvuga ngo ishyaka mfite ingoro yawe iramparanye. Ayo ni amagambo meza cyane Yesu yavuze. Ntabwo Yesu wayavuze, ahubwo Yesu yagiye gusenga, yagiye mu ngoro Yerusalemu asanga abantu bari gucururiza muri kiliziya. Yari ingoro ntabwo yitwa kiliziya ni ibindi bizaza nyuma, ariko yari mu ngoro. Noneho Yesu agira ishyaka avuga ati koko kweri mwe muri gucururiza muri kiliziya. Kiliziya ifite ukuntu ziteye ku buryo abantu bashobora wenda kuba bafite ahantu bagurira ibimasa byo gutura ibitambo, ariko byari byo gushakisha abakiriya bagiye bashaka binjira no mu kiliziya wenda kugira ngo kuri alitari tugereranyije n'icyo gihe. Yesu rero yinjiye biramubabaza, afata ikiboko bitewe n'ishyaka cyubahiro ari ingoro y'Imana. Afata ikiboko agenda kubita abantu basohoramo, n'abacuruzaga inuma arabasohora, bari bafite ibiceri arabihirika aravuga ati musohoke. Noneho ngo intumwa za Yesu ngo zibuka amagambo ari muri Zaburi ya 69 umutwe wa 10. Ayo magambo aravuga ngo ni koko ishyaka mfitiye ingoro yawe riramparanya, nibyo bagutuka ninjye bishengura. Ayo ni amagambo yanditse muri Zaburi 69 umutwe wa 10. Hanyuma noneho rero ngo intumwa zibuka ngo ibyanditse muri Zaburi bivuga ngo ishyaka mfitiye ingoro yawe riramparanya. Ibyo byo nyine ibyo maze kuvuga byo ko Yesu yakoze ibyo tubisanga mu Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 2 umurongo wa 17. Rero iryo shyaka riri mu ijambo ry'Imana tunaribona mu bakristo ba paruwasi Mbugangari, kubera ko nyine iryo shyaka ryatumye babwira Musenyeri gushaka paruwasi. Hanyuma Musenyeri avuga ati none se nagushaka paruwasi nyine ko hakenewe eglise y'ikabihari yifite amateka pe ntabwo dushaka ko tubijyamo ngaho. Iyo yari isanzwe hari bati none abapadiri bazaba hehe? Bati noneho rero mushakisha ahantu bazaba, nimuhabona muzambwire. Wenda wanagira ngo hariya yabikoze wenda navuga ati menya batazabishobora.
rero bitewe n'ishyaka abakristo bari bafite baragenda barashakisha, bamaze gushakisha bashaka amafaranga ariko tukanashimira cyane umupadiri wakoreraga ubutumwa muri paruwasi ya Muhato, ni padiri witwa Nzayisenga Theoneste. Ubu ngubu ni padiri mukuru wa paruwasi ya Rambo. Iki gihe yari ahari niwe ubwo n'ubundi wagiraga inama, bakajya inama bati dukora iki, kuko ibyo byose ntabwo abakristo babyikoresha, nta muyobozi. Hanyuma rero umupadiri nawe n'abakristo bari kumwe, turamushimira cyane kuko yakomeje ubuvugizi n'inama n'ibite no kubijyamo, kuko no kugira ngo ibyo byose bishoboke bisaba umurongo no kubikurikirana n'umuntu ubihagararira n'umuntu ubyishingira, kuko ntabwo abakristo bakwiyangaje, bagomba kuba bafite umuntu responsable wishingira ibyo byose nyine akiyemeza ko ibyo bintu bizaba. niho muhera muvuga ko paruwasi ya Muhato yabyaye paruwasi ya Mbugangari. Yego, ntabwo ariho honyine, aho rero tuvuga ko yabyaye ya Mbugangari nuko nyine Mbugangari yari santarare nk'igikomoka. None icya kabiri ni cyaba icyo ngicyo, kuko umupadiri wabishyizemo imbaraga n'ubundi yari ayoboye paruwasi ya Muhato, ariko icya mbere nuko yari santarare. Yari santarare, ariko n'icyo ngicyo nacyo c'est pas rien, nacyo ni kinini. Noneho rero arabafasha, rero babasha kubona inzu. Twagize amahirwe yari inzu, wenda turaza kuhagera, yari inzu iri hafi cyane na paruwasi, no ku inzu byegeranye bituma abakristu babona iyo nzu yabo ari nziza. Byarahuriranye nabyo ni ibyo bita providence muri kiliziya, ngo Imana igenda ipanga ibintu ku buryo ubona bihuriranye utazi ukuntu bijyanye. Uwubatse inzu ntabwo yari azi ko tuzayikodesha, nta nubwo yari azi ko paruwasi izashingwa. Noneho rero mu gihe byose byashingwaga bihurira ko inzu yari yuzuye. Hanyuma rero baza kujya mu negociation ntabwo ndi kumenya ibiganiro, bakora ibiganiro kugira ngo babashe kuyikodesha. Rwose baranatworohereza dukurikije ukuntu iyo nzu imeze. Ni inzu nziza, ni semi etage, ifite ibyumba bihagije, ibyumba bitatu hasi, cuisine, salon, n'ama salle de bain, ndetse no hejuru hakabamo ibijya gusa nk'ibyo ngibyo. No hejuru harimo ibyumba bibiri, salle de bain imwe ndetse n'aga petit salon hejuru, n'utubariko. Ubona ari inzu nziza, wenda muraza kuhagera. Na parikingi, n'ahantu ushobora gukorera akanama, na toilette zo hanze n'ibindi by'ibanze. Ku buryo rero ukurikije ukuntu iyo nzu imeze bisa nkaho yitanahenze. Cyakora icyo gihe nyine bakaba barayikodesheje ku 300 icyo gihe. Noneho abakristo bishyura imyaka 2, ubwo 2021 2022. Noneho rero bituma paruwasi ishingwa. Babwira musenyeri bati noneho rero twabonye n'abapadiri bazaba, bari mwaratubaje abantu bazaba, none twahabonye. Noneho rero turashaka paruwasi. Ishyaka mfite ingoro yawe riramparanye. Rero bituma rero musenyeri abona ko abantu bafite ishyaka ry'ingoro y'Imana abemerera paruwasi. Noneho rero bituma abakristo babona paruwasi kubera ko ibyo byibanze byari bibonetse. Noneho nyuma yaho rero, nyuma ya myaka 2 ishize, kuko ubwo urumva tugeze mu mwaka wa 4 uhereye 2021, ubwo turi mu mwaka wa 4 2025. Nyuma y'imyaka 2 ishize, nta nubwo twarategereje gushira, ahubwo nyine abapadiri bakimara kuhagera batekereje ukuntu none bagomba kuzaba mu nzu. Niba ntibeshye umwaka wa 5 uzarangira ukwezi kwa 5. Yego, ubwo no kwishyura umwaka wa 5, waba ari umwaka wa 5. Yego. Naho kwishyura ubu ngubu turi mu mwaka wa 4. Yego. Kuko harishyura imyaka 2. Umwaka wa 4 rero uyu nguyu turimo uzarangira n'itariki ya 30 z'ukwezi kwa 6. Wa 4. Yego. Noneho dushaka kwishyura undi mwaka wa 5. Yego. Ubwo ni itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7, kandi nyine dukurikije uko kontra imeze, kandi nabyo wenda akaba ari nabyo byiza byorohereza ku mpande zombi. Ubundi twagiye twishyura uko byatangiye gushyira imyaka 2 bwa mbere, ukurikiyeho twishyura umwaka umwe, twishyura n'undi umwe. Ubwo rero bisaba ko nibura hishyurwa umwaka wose. Ariko bitewe n'uko byagiye bita agaciro, amafaranga atagaciro, iyo nzu yatangiye iri ku 300, ubu bigeze ku 100. Byubatse rero ubwo wabara amafaranga yo gukode byashaka ry'abakristo. Byashaka ry'ubukristo, amafaranga ntabwo yabuze, ariko nyine nyuma abakristo bagiye inama bati none bizagenda bite kugira ngo tubone amafaranga yakomeza gukodesha. Ubwo rero abakristo bagiye inama mu kiliziya ariko tujya tubigenza, hari ituro ryo gushimira Imana rero ryagenewe kuzajya rishyirwa ku kode. Bituma rero bitaba umuzigo. Hari igihe bitahuriragamo neza, wenda habura ko makeya agashakishwa ku bundi buryo, ariko ibyo byatumye bikemuka.
ariko byose bigaba kuri cya kindi ishyaka ufitiye ingoro yawe riramparanya zene ishyaka. Hari umushinga mugari ukomeye mwatangije nyuma yo kuvuga yuko abasaserdoti bagomba kugira amacumbi aho bagomba kuba, ndetse abakristo bagira n'iryo shyaka barayishyura ubukode bw'imyaka 4. Ntabwo byoroshye, biragaragaza ubushake, ishyaka, abakristo urukundo bafitiye paruwasi. Mu by'ukuri kuri ya ngingo ya kabiri twagarutse bivuga ngo ese koko paruwasi yaje ikenewe, biragaragara koko yaje ikenewe. Hari umushinga mugari mwatangije w'inyubako mwabudusangiza? Murakoze. Ku byo umbajije bigendanye n'ibikorwa byatangiye, birasa nk'icyo twari ni continuité cyangwa se ni ugukomereza ku byari nk'uburyo burambye bwo gukemura ikibazo cy'ahantu abapadiri bagomba kuba, ndetse n'ibindi bikorwa remezo twibazaga nyine babikeneye iyo paruwasi igiye gushinga. Ubwo rero nyuma yo kubona ko mu buryo bw'agateganyo hagombaga gushaka amafaranga yo gukodesha kugira ngo abantu babone aho baba, imyaka 2 ya mbere yego yaratanzwe, hanyuma yandi yari yatanzwe n'abakristu ndetse na padiri rero wafashije kugira ngo babashe kubona aho baba. Abapadiri imyaka 2 irashira, ariko nabo bari barakemuye nyine uko bagomba kuzabigenzaho. Nabi bimaze kubivuga ko mu ituro ryo gushimira Imana hafungujwe konte yihariye izayishyirwaho amafaranga avuye aho, akaba ariho ajya gusa agamije kugira ngo hazaboneke ubukode nyine bw'umwaka kugira ngo ukurikiyeho. Ariko abantu baravuga bati rero ntabwo bihagije, ntabwo abantu bakomeza kubaho gutya. Ni byiza ko abantu banateganya umushinga mugari wo kubaka ibibazo nyine bigakemuka. Nubwo aho tuba byo nabwiye ko ari ahantu heza umuntu yarakwishimira kuhaba, ariko nyine nanone paruwasi igomba kugira inyubako. Nabyo bavuga nyine ngo ubushobozi bubangamira ubushake. Umuntu aba yifuza ibintu byiza, ariko wenda bitewe n'ubushobozi nyine ntabigereho vuba. Niho rero abakristo byari twavugaga, abakristo n'abapadiri, iyo paruwasi ishinzwe nyine twabonye ko haba ko ari abakristo ariko n'abapadiri bahanye. Twakoze rero inama, hari inama paruwasi ifite structure igomba gukora, hari inama yitwa inama nkuru. Inama nkuru rero ni ifatirwamo imyanzuro ya paruwasi. Hari inama nkuru rero twakoze mu kwezi kwa 11 muri 2021 yo gutekereza uko bizagenda. Icyo gihe nari kumwe na padiri, nta nubwo navuga ko ari njye wabitangije inama, yego nari nyirimo ariko ntabwo ari njye wabitangije. Njyewe naje kuba padiri mukuru wa paruwasi nyuma y'umwaka umwe, ariko umupadiri twatangiranye yitwa Innocent Tuyisenge, niwe watangije paruwasi. Njyewe nari mwungirije, nibwo nari nkiba padiri. Konge nahawe ubupadiri ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 7 muri 2021. We yaramaze rero imyaka irenga 10 ari padiri. Rero niwe turi kumwe icyo gihe. Nabyo ni byiza kubyumva neza kugira ngo ubwo nyuma yuko yagize yahawe ubutumwa bushya, nzi niba ari amahirwe cyangwa n'ubutumwa busanzwe muri Kiliziya, yahawe ubutumwa bwo kujya kwiga muri Espagne, muri Spain. Rero ubwo rero y'umwepiskopi yatanze ubutumwa, atanga n'ubundi. Noneho muri paruwasi rero nshingwa kuyobora paruwasi, ariko ntari njyenyine, ndi kumwe na padiri nababwiye ngitangira, padiri Gerard Habumugisha. Ubwo rero icyo gihe mu kwezi kwa 11 muri 2021 twakoze inama nkuru. Inama nkuru rero irimo abakristo bahagarariye abandi mu nzego zose. Hanyuma rero mu nama nkuru yatanzwe harimo no kwibaza ngo ese bizagenda bite, abapadiri bazakomeza kuba mu bukode kuzageza ryari? Nibwo rero hatanzwe ibitekerezo byinshi. Ibitekerezo byatanzwe no havuyemo igitekerezo cy'uko abapadiri bagombye gukora umushinga, abakristo n'abapadiri twese bagombye gukora umushinga wo kuzubaka ahantu abapadiri bazaba, atari aho kuba gusa, ahubwo no kubona ikindi gikorwa remezo gikomeye cy'inzu mberabyombi, salle polyvalente, aho abakristo bazabakorera ibikorwa binyuranye, amarepetition, amanama, imyiherero, niba ari n'ubukwe bwabaye n'abantu bakaba babukoreramo. Ibyo byose ni ibintu abantu barebye. Hanyuma rero bitewe n'ukuntu imiterere ya paruwasi imeze, mu kibanza kingana, tubona tutabona n'amafaranga yo kujya kugura ikibanza hanze. Nibwo rero inyuma ya Kiliziya wenda ubwo muraza kuhabona, aho ngaho rero niho twabonye hari ikibanza Kigali, ni kinini,
hanyuma icyo kibanza rero biba ngombwa ko aricyo cyazakorwamo nyine plan, ariko nyine hazubakwa iyo inzu mberabyombi ndetse n'amacumbi y'abapadiri. Mu kubireba rero twabonye kubaka inzu mberabyombi ndetse uko yaba ingana ukurikije paruwasi ndetse n'abapadiri bakurikije uko imiterere ya paruwasi, ubona iyo nzu igomba kuba ari etaje, igomba kuba igeretse. Wari umushinga ugoye unateye impungenge kuwutekereza icyo gihe ubukode utangiye gutekereza kubaka etaje, ntufite amafaranga, paruwasi iracyatangira, turi muri covid-19, urumva byari ibintu bigoranye, ariko ibitekerezo byo ntabwo umuntu yabuze umuntu gutekereza, kandi gutekereza nibyo bibanza. Rero ntabwo igitekerezo cyaturutse, nta n'urenga hatatekereje burya. Nibyo rwose. Buri gihe twiga filozofi batubwira ngo toute chose commence par l'idée. Ikintu cyose gitangirira ku gitekerezo, hanyuma igitekerezo umuntu akagenda agishyira mu bikorwa buhoro buhoro. Rero ntabwo igitekerezo cyaturutse, nyuma yaho tumenyesha umwepiskopi, igitekerezo aragishima, hanyuma dutangira gukora ama etape. Kuva guhera muri uwo mwaka kugeza mu mwaka ukurikiyeho twashatse autorisation de bâtir. Mwaka 2021 bavanga abakristo batangiye gukusanya udufaranga duke harimo nabonye imiryango remezo. Kuva icyo gihe nabwo hanashyizweho ko umuryango remezo ugomba kugitanga 40,000 ku kwezi. Ku kwezi, hanyuma 40,000 rero ku kwezi bakurikije ubushobozi abakristo barabyemeza, ni ikintu gikomeye 40,000 buri kwezi. Kandi dufite imiryango remezo 20. Iryashyaka twavugaga ni abantu mu miryango remezo bakora urwego rw'ibanze rwa kiliziya, nk'uko bavuga ngo isibo, isibo cyangwa inzego bwize za leta, isibo cyangwa bawabyiranye ni nk'isibo, kuko umuryango remezo ugizwe n'imiryango 15 na 30. Wenda umuntu yabigereranya n'isibo. Rero urumva umuryango remezo hari ubwo wenda abantu baba banagendagenda bitewe n'imibereho y'inaha abantu bataboneka, ariko kwiyemeza ko abantu baza batanga 40,000 buri kwezi, kandi nababwiye imiterere ya paruwasi harimo abantu bashaje batanakora batanagira gute, ariko ryashyaka byatumye bishoboka. Amafaranga yari akomeje gutangwa buhoro buhoro n'abantu ku giti cyabo, ku buryo rero mu mwaka wa mbere 2021-2022 twabashije gushaka autorisation de bâtir, ariko dufite n'andi mafaranga make yarasigaye kuri konti. Hanyuma dusaba umwepiskopi ko yatwemerera aduha umwaka wo kwisuganya no kwiyegeranya. Hanyuma umwaka ukurikiyeho muri 2023 nibwo twatangiye fondation ndetse n'inkingi zihagaze, turi gushyira mu bikorwa cy'ishanyo mbonera, aho sale yagombaga kuba iri hasi, hanyuma amacumbi y'abapadiri ari hejuru. Ubwo rero nk'uko nyine muraza kwibona, ubu ngubu igikorwa kigeze ahantu hashimishije, abakristo bakomeje kubikitangira, ndetse n'ibintu bihenze kuko bifite agaciro. Twari twatangiye tubona bifite agaciro ka $161,000, ariko haje ibibazo by'ubukungu byo ku isi, byo muri intambara ya Ukraine n'Uburusiya, ibibazo bya covid bituma rero n'ibintu bihenda cyane, kwa ifaranga rigenda rita agaciro. Noneho bituma rero ibintu bihindagurika, ku buryo rero tubona ko bizarangira bigeze byikubye kabiri, bibaye nk'ibihumbi nka $300,000. Iyo turebye aho bigeze rero tubona bishimishije. Ubu ngubu hamaze imyaka 4 yonyine, mu gihe cy'imyaka 4. Cyakora ntabwo twavuga ko amafaranga yose yatanzwe n'abakristo ba paruwasi mvuga ngari, kuko ubu ngubu iyo tumaze kureba tubona hamaze gukoreshwa miliyoni zirenga 230. Kugeza ubu ngubu urebye ubona ari hagati ya miliyoni 200 na ntabwo twe twakora imibare neza ngo duteranye, ariko ukurikije uko ibintu bigenda ikorwa, agaciro k'ibintu biriho n'ibiki, mbona amadeni ntabaguzemo, ntabwo umuntu yakora ibintu ngo birangize nta mwenda afite. Ibyo byose biteranye usanga bigana muri aho ngaho. Kandi tukaba tugeze muri finissage nayo irahenze. Twarimo tubara ejo tugasanga finissage neza bikoze mu buryo bw'igisirimu bw'iki gihe byatwara $125,000 za finissage. Ubwo rero ibibazo urumva byarenga $100,000. Ariko nta kibazo niyo nyine ariko buhoro buhoro ubona ari ibintu byiza. Twavuga ko ari aho bigeze, ndetse tukaba dufite icyifuzo. Nababwiye ko dukodesha ku itariki ya 20 ya mbere z'ukwezi
kwa karindwi tugatanga ubukode bw'undi mwaka twafashe icyemezo ko uyu mwaka tutazakodesha umwaka wa gatanu ntabwo tuzakodesha tuzimukira mu nzu yacu uko izaba imeze kose ubwo rero tuzimuka ku munsi mukuru wa Mutagatifu Aloyizi. Paruwasi yacu yitiriwe Mutagatifu Aloyizi. Uwo muntu rero ni umutagatifu wabayeho hambere, ntabwo ari kera cyane, ariko akaba yizihizwa ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatandatu. Iyo tariki rero iyo tuzataha inzu yacu uko izaba imeze kose icyo gihe aza ari kuwa gatandatu. Nawe turagutumiye, n'abadukurikiye n'abazayibona muzaze icyo gihe twishimire byose twagezeho. None bivuze ko ntabwo nyine ari ibikorwa byagezweho n'abakristo bacu gusa, kuko kiliziya ni imwe turivuga. Twagiye tubwira abantu mu buryo bunyuranye bakadushyigikira. Paruwasi zose zigize diyoseze ya Nyundo twasabye ko zidushyigikira. Ntabwo ari ubushobozi bwinshi, ariko bagerageje ibyo bashoboye, baduha amafaranga arenga miliyoni 10 muri za paruwasi, nazo zifite indi mishinga yazo, ariko zigerageza kudushyigikira. Hanyuma abapadiri ba diyoseze ya Nyundo bonyine nabo bagize icyo bakora, batanga arenga miliyoni 5. Abapadiri bonyine, kuko n'ubundi kubaka muri paruwasi gutya umupadiri ntabwo abazo uzahaba. Ubwo nyine nk'uko icyo tuba dukora muri paruwasi n'abandi baba bagikora ahandi. Niyo mpamvu rero buri muntu wese icyo yashobora yashyigikira. Abakristo bagiye bitanga mu byiciro binyuranye, n'abakristo batari abaparuwasi yacu, abaturutse hirya no hino, abageze aha ngaha bose nyine tubabwira bakaba badushyigikira. Nawe niba ufite sima uze kuyisiga vuba cyane rwose. Nawe ntabwo wagenda utaduhaye sima. N'umukristo wa paruwasi Bwagari warabikoze, ariko ushobora no kongera na UTC n'abandi bantu bose. Ibyo byose nta kibazo, ntacyo bitwaye, ni ibisanzwe. Ibyo rero bikanagaragaza ubwiza bwa kiliziya. Ntabwo ni umuryango w'abantu bose, ndakisobanura Gatolika bashyize hamwe bayobowe na Kristo ku Mana Data. Ibyo ngibyo rero bikagaragaza ko kiliziya ni yawe. Dufite insanganyamatsiko ngo paruwasi ni yanjye. Umuntu ati paruwasi ni yanjye, paruwasi ni yacu. Rero kiliziya ni yanjye, kiliziya ni yacu, kiliziya ni nde, kiliziya ni njyewe. Ni ukuvuga ngo rero kiliziya ntabwo ari papa, ntabwo ari musenyeri. Abantu bajya bavuga ngo ibintu bikorwa muri kiliziya ngo ni ifaranga papa ngo bayohereje, ngo ni inkunga ziturukiraho. Iyo ni imyumvire y'abantu, ni imyumvire itari yo. Papa ni umusaza aranarwaye, muri iyi minsi turi no kumusabira. Ntabwo rero azi ko turi kubaka. Ni ukuvuga ngo ni twebwe mbere ntabwo bifitiye akamaro. Twatangiye tuvuga ibyiza bya paruwasi. Ibyiza bya paruwasi ntabwo bifitiye akamaro papa, bifitiye akamaro abakristo, abantu bahatuye. Niyo mpamvu rero bagomba kumva ko mbere na mbere nibo bireba kurusha undi muntu wundi. Rero tukabishimira cyane abakristo ukuntu bagerageje uko bashoboye mu kwitangira ibikorwa byose. Avuze amafaranga byatwaye, no gukora amafaranga y'abantu benshi. Kigiye ku munsi mukuru wa paruwasi tuzabaha raporo yuzuye detaye igaragaza uruhare rwa buri bantu, tunabashimira. Ariko ikigaragara cyo no ku gikorwa kigaragara, kandi buri muntu wese akaba yaragizemo uruhare. Ariko cyane by'umwihariko cyatumye bishoboka n'ibyatumye binakorwa ni abakristo nyirizina, baba navuze bake. Turaza kubagarukaho mu ngingo isoza, nk'uko twavuze ngo ishyaka mfitiye ingoro yanjye rirambaranye nk'insanganyamatsiko y'uyu munsi. Mu by'ukuri ukurikije urugendo dusangije rwa paruwasi mu gihe cy'imyaka 4 yonyine, aho ibikorwa aho bigeze, mu by'ukuri biragaragaza urukundo abakristo ba paruwasi ya Mbugangari bafitiye paruwasi. Mbere yuko tugera ku musozo, twagira ngo tubaze akabazo k'amatsiko. Nyakubahwa Padiri, mwatubwiye yuko mwahawe ubusaserdoti muri 21. Murumva ndatekereza ni imyaka 4 irimo kugira. Mu by'ukuri uri umujene, iyo wegereye abakristo bamwe na bamwe wumva bavuga ati padiri wacu turamukunda, ni umupadiri mwiza. Ibyo ngibyo ubibara gute ko abakristo bagukunda bakwishimira? Ni akabazo k'amatsiko. Yewe urakoze, ariko ubundi nyine mbona ikibazo cyiza, ariko ni na byiza. Mbere na mbere Yesu yadutegetse itegeko Yesu yaduhaye n'urukundo. Ni ukuvuga abantu ubundi mu buryo busanzwe abantu bakunda kuba bakundana. Ni nabyo twigisha mu kiliziya, twigisha abantu ko bagomba gukundana. Itegeko ry'urukundo rero uze no kutubwira ukuntu gukora igikorwa gikomeye nk'iki ngiki mu myaka mike yonyine umaze waba usaserdoti. Batubwiye ko hari wakubanjirije, ariko yagiye igitekerezo gihari
kitaratangira gushyirwa mu bikorwa byonyine kuba kigeze ahangaha nabyo ubwabyo mubishobora mute nacyo uraza kugisorera urakoze icyo wari uvuze bwa mbere kuba abantu bakundana ubundi niko byagombye kuba bimeze ahubwo niba hari abantu badakundana ari ikibazo ari ikibazo kubera ko nibyo Imana idusaba iyo umuntu abaye padiri ni aba yifuza kwigisha abantu urukundo rero niba ntabwo ngenda gukora ubushakashatsi nyine ngo menye uburyo nzi ko tubakunda natwe sinanjye njyenyine na padiri tubana twese tubunda abakristo ni nacyo tuba dukora ni ukwitangira abantu ndetse ubwabyo no kuba padiri ni urukundo ubundi urukundo ni iki urukundo uretse bya bindi abantu bita urukundo y'abantu ari filime bajya batubwira ngo filime z'urukundo ariko twari ibintu birimo nyine twumvise ko urukundo bishingiye ku bintu romance ibintu ibintu wenda bishobora kugenda binagira n'igisobanuro kitari ugasanga harimo deviation urukundo ariko ubusanzwe urukundo nyarukundo rweze yatubwiye kuko tubisanga muri Bibiliya urukundo nyarukundo ni ukwitanga hari ahantu Pawulo nyuma yabivuze ni mu ibaruwa ya mbere yandikiye Abanyakorinti umutwe wa 13 guhera ku murongo wa 4 kugeza ku wa 7 wanakomeza muri kwa 13 iyo chapitre ya 13 yiba ya mbere yandikiye Abanyakorinti agenda avuga iby'urukundo ruriyangana ntirondera akarakano ntirugira ishyari ntirugira inzika ntirwikunda rubarira byose rwemera byose rwizera byose urukundo ntiruteze kuzashira ibyo ni gutyo urukundo rugombye kuba rumeze mu magambo make ibyo byose bikaba bisobanuye iki urukundo rusobanuye kwitanga ni ya magambo Yesu yabwiye intumwa ngo nta muntu n'umwe wagira urukundo ruruta urw'umuntu uhara amagara ye kubera inshuti ze iyo ni Evangelii ya Yohani umutwe wa 15 ushobora guhera ku murongo wa 14 ugakomeza hano Yesu avuga ngo nta wagira urukundo ruruta urw'umuntu uhara amagara ye kubera inshuti ze muba inshuti zanjye igihe mukora ibyo mbategetse icyo mbategetse ni uko mwakundana rero urukundo muri make bagakora kwitanga bityo rero abantu bose bagombye kwitangira abandi rero abakristo bacu baritanga ngo muyani magambo barakundana natwe tujya kuba padiri icyo cyifuzo twari dufite icyifuzo cyo kwitangira umurimo wacu w'upadiri ubwo rero nabyo niba barabonye ko ibyo bintu ari urukundo byaba ari byiza kubera ko urukundo aricyo rusobanura ubwo rero tugerageza kwitangira abakristo iyo badusabye serivisi turazitanga serivisi bemerewe uko ni izabo bemerewe kandi nta yindi mishinga dufite iyo nawe padiri nta yindi mishinga yindi bafite uretse imishinga yo kwita ku bakristo kubafasha ni ukuvuga ngo tuba twaretse imishinga yacu tuba twaretse gushaka dufite abakobwa badukundaga abakobwa ntabwo twabanza ariko nabo twabakundiye mu bandi bakristo bose bituma rero twiyemeza gushinga urugo twavuga rumeze nk'uru rwa kiliziya urugo rugari ushaka abantu nk'umupadiri aba afite urukundo rwinshi ku buryo atakundana n'umuntu niko umuntu yabivuga noneho bigatuma rero akorera abantu benshi cyane bitangiye rero usanga muri paruwasi harimo abana abakecuru abantu bakuru abagabo abagore abakobwa abo bose barimo rero tugerageza kubitangira n'ayandi magambo cyane ko mu kazi wacu muri UTS turavuga ngo akazi gakozwe neza bibyara ubucuti ubwo iyo habaye kubahiriza inshingano zanyu ari urwo rukundo mwagarutseho ntibyabura kumera nibyo rwose ibintu byose ubundi mu yandi magambo ushaka kuvuga ko urukundo ni iki nanjye ni definition yanjye nabonye kandi numva ari urukundo ni iki urukundo ni ukugirira neza umuntu ukamugirira neza ku buryo umwemeza ariko nta kintu na kimwe umuca nta kintu uri gutegetinga cy'inyungu nta kiguzi ari gratuit bya neza byo umuntu abagira urukundo rutuga umuntu hari amagara yo kubera inshuti umuntu wakwemera gupfa kugira ngo bari basigaye babeho kandi bapfuye ibyo bintu nta muntu wavuga ko wabigiraho nyine yabakundana cyane ubwo rero kugira neza umuntu nta kindi kintu umuca byitwa urukundo bityo rero abakristo tubona batugirira neza bitangira paruwasi yabo kandi nta kintu baduca tukabona ari byiza ubwo rero natwe nababona ari byo tubikora ubwo byaba ari byiza nyine tukaba dukubona ubwo rero numva ari ikintu nabivugaho wenda ni ugufashanya no gukora ubutumwa tukabumva bakatwumva rero turumvikana rero abakristo bacu turahuza muri rusange twese abapadiri turahuza
tugahuza n'abakristu wenda twifuza ko bahuza hagati yabo kuko n'ubundi duhuza nabo. Ibindi bavuga rero ngo ese ibyo bintu byagezweho muri icyo gihe ntabwo ari ibintu by'umuntu mubishobora mute. Ni byiza kuvuza ngo mubishobora mute, twese ntabwo ari njyewe, ni ukuvuga ngo nawe urimo, nawe uri umukristo wa paruwasi, tubishobora dute rero, tubishobora dufatanyije. Ni ukuvuga navuga ko twatangiye dukora inama, nta nubwo padiri kuba padiri yagenda ibyo byo ni ibisanzwe, nanjye ntabwo nzaguma muri paruwasi, nanjye nzagenda. Musenyeri yashobora no kuvuga ati ubwo nk'ejo mu gitondo ushobora kubona urupapuro ruvuga ati ubwo wibuze, ubwo ni uguhita agenda. Ubundi bagiye baduha ubutumwa mu kwezi kwa karindwi, ubu ngubu uyu mwaka muzatangwa ku itariki ebyiri, tuba tuzigiye musenyeri abafite agenda y'ikintu bizabera ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa karindwi, nibwo bazatanga ubutumwa bushya. Rero birashoboka ko wenda nk'icyo gihe ntabwo tuba tubizi, icyo gihe ntabwo naba nahawe ubutumwa bushya bitewe n'icyo musenyeri ashaka. Tuba twarabisezeranye, cyane ko ari byo mwiyemeje, tuba twarabyiyemeje. Kandi ahantu hose wajya bakorera Imana, ntabwo bavuga ngo oya ngo ngumye ahangaha ngo niho nakorera Imana neza. Ibyo ntabwo byaba birimo ikibazo, kuko twabonye ko gukorera Imana bisobanura kwitanga. Rero nta hantu utakwitangira, ntabwo bavuga ngo nshaka kwitangira gusa, uvuze ngo nshaka kwitangira mu mboga ngari gusa ngo niho nakwitanga neza, waba ufite icyo kurikira, uba ufite n'inyungu. Kandi icyo kintu kiba gipfuye, kuko twabonye ko urukundo ni ukugira neza cyangwa se no kwitanga, nta kindi kintu kindi ugamije uretse kugira neza uwo muntu. Mu basaveri bafite ihame rivuga ngo ufasha abandi nta gihembo ushaka cyangwa utegereje. Ibyo ni byiza cyane, muri ya mategeko y'abasaveri bakije. Rero ni nk'ibyo ngibyo, ubwo rero ntabwo navuga ko ibyo ngibyo ari navuga ko nabigezeho njyenyine. Turabashimiye rero umwanya mwaduhaye nka UTC TV. Turashimiye cyane rero ubuyobozi bwa UTC TV bwatwohereje kugira ngo tuze. Dushimiye kandi n'uwafashe amashusho Renzaho Jean Claude, mwakoze cyane. Ikiganiro nahagaruka naho ubutaha. Hasta la vista.